korari abagenzi barakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Bati haracyariho ibyiringiro. Reka mfate uyu mwanya wo gushimira korari abagenzi ndetse itorero rya Muhima, intara ya Muhima, ubuyobozi bwa Firidi kuba bwarateguye iyi gahunda yo kwibuka. Ndetse Pastor Jean Baptiste yavuze ati nandi makorari akwiye kujya afata umwanya wo kwibuka. Nagushidikanya rero muri uyu mwanya wo kwibuka kuri inshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi, Imana iri kumwe natwe. Iyo ugiye muri Yesaya igice cya 10 umurongo wa 20, hari icyizere, haracyariho ibyiringiro, hari isezerano ry'Imana yuko Imana izatabara bacitse ku icumu. Wakomeza ku murongo igice cya 11 umurongo wa 16 ikavuga ngo Imana izayobora abacitse ku icumu rya jenoside mu nzira ngari, ku nzira yo kwiyubaka. Iyo ukomeje mu byahishuwe igice cya 20, Yohana wa wundi watetswe mu ngunguru irimwo amavuta yabize, ababwiriza bajya babwiriza bagasa nkaho bakabya, ngo umuntu umwe afata igiti amuvana muri iyo ngunguru yikubita hariya, avamo ari umusore w'imyaka 18, umusaza w'imyaka 100 irenga havamwe umusore w'imyaka 18. Umwami abuze uko abigenza, amwohera ku kirwa cya Patimosi. Ikirwa cya Patimosi ngo habaga inyamaswa z'ingazi, ariko mu gihe yamwohera ku kirwa cya Patimosi yumva ko yahapfira, Yesu yari yabanjeyo, Imana imwereka ibyahishuwe. Mu byahishuwe Yohana yeretswe harimo amagambo adutera ibyiringiro muri aka kanya. Iyo usomye ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4 haranditse ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Haleluya, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muri iki gihe twibuka, hari igihe tuzahozwa amarira. Abaririmbyi bavuze ngo hari igihe Imana izadusubiza n'abana bacu. Ariko hakaza kuza undi mugabane wa kabiri. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Hari umuntu watwigishije kare mu gihe twari turi mu gusenga ngo noneho ngo umwe aza kwifuriza undi muntu ngo mwifurije urupfu rwa kabiri, undi ngo arishima. Noneho umwigisha aravuga ngo uwo muntu wabyumvise ntiyari asobanukiwe neza n'icyo bivuze, kuko uyu mugabane wose tumaze kubona. Iyo usomye muri Zaburi 51 Uwiteka avuga ngo ntabwo azaceceka. Jenoside yahitanye abatutsi barenga miliyoni, ariko Imana ntabwo izaceceka. Iyo dukomeje tukajya muri Yesaya wa wundi wishwe na Manase, Manase agahungira mu Ashuri. Yesaya wakerewe mu giti agakerezwa urukerezo, Manase agahunga. Hari igihe Manase najyaga narasoma Bibiliya, nari nzi ko Manase iherezo ryiwe ari iryo ngiryo, ngo ariko ugeze mu Ashuri yicuza icyatumye. Burya rero hari ikidodo, sentiment de culpabilité ku mutima. Reka mbabwire iki ngiki, burya amaraso atuma habo ikidodo ku mutima kidatanga amahoro. Yicuza icyatumye yica Yesaya aza kwandika mu gice cyaho cya 43, Yesaya igice cya 43 umurongo waho wa 5 hari amagambo adutera ibyiringiro. Yesaya igice cyaho cya 43 hari amagambo adutera ibyiringiro. Umurongo wa 5
ntutinye ndi kumwe nawe. uwo ni Uwiteka ubivuga. ntutinye ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukuri iburasirazuba, nzagukora nyanga ukuri iburengerazuba, nzabwira ikasikazi nibare kure, n'ikusi mbabwire ntiwibimana, nzanira abahungu banjye bave kure, nzanira n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye. uwo naremeye kumesha icyubahiro, ni jye wamuremye, ni jye wamubumbye. Haleluya. ku iherezo impanda nivuga. ejo nari mu gusoma muri Andrews Bible Commentary bavuga iby'impanda ndwi, ngo burya impanda yavugaga hari ikintu runaka cyabaga kigiye kuba. icya mbere, niba umwami agiye kuza, impanda izavuga. impanda nivuga, abasinzire mu bituro mu majyepfo, Uwiteka aravuze ngo nzavuga ngo bare kure, babwire amajyaruguru wibimana, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye. reka mbabwire bana b'Imana, icyo gihe urupfu tuzarukina ku mubyimba. icyo gihe nguko Yohana yanditse, tuzahozwa amarira. niyo mpamvu tugomba kuba aha ngaha dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu. kuri Satani we ntabwo ariko yabyifuzaga, ariko Uwiteka yavuze ati ubwoko bwanjye nzabutabara, abacitse ku icumu nzabatabara, kandi nzabayobora inzira ngari. bana b'Imana, turi hano dufite ibyiringiro nk'uko korali imaze kuririmba. korali abagenzi, mureke tugire ibyiringiro. kandi reka mbabwire iki ngiki, kuri uriya munsi reka mbabwire ikintu kizatumaho umunezero w'iteka ryose. Gashayija, nubona umuntu wawe wasinzire mu gihe cya jenoside mukongera mugahura, uza umunezero w'iteka ryose. niyo mpamvu muri Yesu Kristo, Yesaya igice cya 11, Yesaya yandika ibyashami. uwo shami uvugwa ni Kristo Yesu. muri Yesu rero harimo ubugingo. Yesusi, Yosuwa, muri Yesusi harimo ubugingo, kandi ubugingo bw'iteka ryose. mureke tugire ibi byiringiro muri Yesu Kristo, yuko ku iherezo tuzongera kubuhura n'abacu bana b'Imana. ku iherezo uzaba umunezero w'iteka ryose. ariko ku iherezo uwo munezero w'iteka ryose, Yohana yavuze ngo abicanyi, abasambanyi, abasenga ibishushanyo n'indi migabane, nta mugabane bazagira mu muzuko wa mbere, kuko umuzuko wa mbere ni uw'abakiranutsi. mureke tugire ibyo byiringiro muri Yesu Kristo. nk'uko pastor yabivugaga rero, ubuyobozi bwa Union y'u Rwanda bwifatanyije na korali abagenzi, bwifatanyije n'itorero ndetse rya Muhima, ndetse intara ya Muhima n'ubuyobozi bw'iyi firidi, mu kwibuka ku inshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, twibuka uru rutonde rw'aba bantu, ndetse ni n'umwanya wo kwibuka abazize jenoside 1994. mureke twibuke twiyubaka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. reka dusabe umuyobozi atuyobore gahunda yo gucana urumuri rw'icyizere. murakoze. Koze umuyobozi akaba n'umushyitsi wacu mukuru muri iki gikorwa cyo kwibuka abacu bishwe bazira jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 muri itorero rya Muhima. tugiye rero gukurikira gahunda yo gucana urumuri rw'icyizere, kandi urumuri rw'icyizere nyine urumuri rw'icyizere duhabwa na Yesu Kristo, we wayoboye abanyarwanda b'intwari
bagafata umuheto kugira ngo batabare iki gihugu umwanzi yaragejeje mu kangaratete, bayobowe n'umugaba mukuru ari we Perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda Paul Kagame, akayobora ingabo zari za FPR Inkotanyi zikabasha guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, igihugu kikongera guhumeka ituze, tukaba turi mu Rwanda rushya, tukaba dufite ibyiringiro byo kubaho kandi byose tubikesha Imana yacu ishobora byose yayoboye izo ngabo zacu. Ubu tukaba tuguwe neza, dutekanye kandi dukomeza no gushyira hamwe kugira ngo turwanye ikibi cyose, turwanye ibitekerezo bibi, ingengabitekerezo zishobora kudusubiza mu kangaratete, turwanye imigambi iyo ari yo yose aho yava hose, kugira ngo dufatanyirize hamwe kuyirwanya, tuyirwanisha icyiza. Kibi gitsindwa n'icyiza, kandi ijambo ry'Imana ibyo ridutoza nibyo ryatwigishije kugira ngo dushyire hamwe kandi tuyobowe na Yesu Kristo nta kizatunesha. Ubumwe rero mu itorero, ubumwe mu makorari, ubumwe mu bayobozi, ubumwe aho dutuye mu midugudu yacu, mu tugari, mu mirenge yacu, turere dutuyemo, kandi tugakomeza gusengera igihugu cyacu kugira ngo Imana gikomereze umutekano, amahoro. Abaharanira umutekano w'iki gihugu Imana ikomeze kubarinda, kandi abamarayika b'ijuru bababe iruhande kugira ngo iki gihugu cyacu gikomeze kubona amahoro. Kandi kuko tuzi aho byatugejeje, dusengere n'abaturanyi bacu bo muri Kongo uko amakuru muyakurikira, kugira ngo Imana ibatabare. Uko mujya mubyumva, hari ingengabitekerezo zihari, hari imigambi mibi yo gukomeza kwica abana b'Imana. Dusenge cyane kugira ngo ibyo bihagarare, kandi abafite uruhare bose kugira ngo hagire igikorwa Umwuka w'Imana bakoresha. Ndibwira rero yuko abenshi cyangwa hafi ya mwese maze kubona buji, tugiye gucana urumuri rw'icyizere, kandi tuzirikana yuko tugomba kureba imbere, tutagomba guheranwa n'agahinda n'ishavu, ahubwo dukwiriye gukomeza gutwaza kugira ngo Imana ikomeze kutwubaka, kandi Imana ikomeze kubaka iki gihugu. Umunyarwanda wese abe umusemburo w'ibyiza, abe umucyo, amurikire mugenzi we. Reka basabe muhaguruke, hanyuma umuyobozi utubanjirije gucana urumuri rw'icyizere, hanyuma abamwegereye mushobora gukongeza namwe. Pastor nawe abafashe, Gashayije ushobora gufata no kuri uru rumuri, mugende muhererekanya, muhererekanya. Mu gihe rero ducana urumuri rw'icyizere, korari abagenzi batambuka baza hano imbere, nabo bacana utambuke muze hano imbere, hanyuma n'imiryango y'abavandimwe bacu twibuka nabo muze, namwe muze, turafatanyiriza hamwe kuririmba iyo ndirimbo igendana n'iki gikorwa n'urumuri rw'icyizere.
mutambuke muze, umuntu wese ufite urumuri arajya ahereza kuri mugenzi we, birihuta muhumure. Gende muhererekanya urumuri, abandi mujye muza murahure bamaze kubona urumuri kugira ngo byihute. Iyo ndirimbo ababishobora mwese muradufasha fatanye n'abagenzi kwibuka inshuti zacu, abavandimwe, ababyeyi, abana bacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, mu gihe dukomeje no kumurika urumuri rw'icyizere. batangire hanyuma turibuka inshuti n'abavandimwe abo twabanaga kuri gisari bazima, imirimo bakoreye hano ku isi turayibona ikatubera urwibutso. Duhumure kuko abapfuye bizeye batari gupfa ahubwo basinziriye, twizeye ko igihe kigiye kugera tugere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko abapfuye bizeye batari gupfa ahubwo basinziriye, twizeye ko igihe kigiye kugera tugere turirimbana ari bazima. Yatubereye umuyobozi w'indahemuka, yaririmbaga ndetse akabwiriza, ijwi rye ryiza ntituzaryibagirwa. Duhumure kuko abapfuye bizeye batari gupfa ahubwo basinziriye, twizeye ko igihe kigiye kugera tugere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko abapfuye bizeye batari gupfa ahubwo basinziriye, twizeye ko igihe kigiye kugera tugere turirimbana ari bazima. Wacu Rebeka, ijwi rye ryiza ku migezi y'i Babuloni, yaririmbaga agashimisha benshi, iteka ryose ntituzamwibagirwa. Duhumure kuko abapfuye bizeye batari gupfa ahubwo basinziriye, twizeye ko igihe kigiye kugera tugere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko abapfuye bizeye batari gupfa ahubwo basinziriye, twizeye ko igihe kigiye kugera tugere turirimbana ari bazima. Esiteri ndetse na Ngabonziza wari umunyamahoro, umurava n'ubwitange bagiraga, iteka ryose ntituzabibagirwa.
duhumure kuko abapfuye bizeye bataributsa uko basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko abapfuye bizeye bataributsa uko basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima. Turabibuka mwene data Yusito yabaye intwari kugeza ku munsi wa nyuma. Yararirimbaga agashimisha benshi, ijwi rye ryiza ntituzaryibagirwa. Duhumure kuko abapfuye bizeye bataributsa uko basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima. Duhumure kuko abapfuye bizeye bataributsa uko basinziriye. Twizeye ko igihe kigiye kugera twongere turirimbana ari bazima. Iteka ryose ntituzabibagirwa, iteka ryose ntituzabibagirwa, iteka ryose ntituzabibagirwa. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.